Yes, igicamutsi kiza kuri wowe wakoze subscribe ku Ntare Official, n'ubundi turagarutse kugira ngo tukugezeho situation uko ihagaze ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo byoroshye kugeza magingo ayangaya, ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, yewe imirwano irakomeje muri territoire ya Kabare mu gace ko bita Kamakombe. Turabigaruka ndetse tubive imuzi ni muzingo. Turaza kuba dusimbukira muri Rubero aho FARDC ikomeje kwiyama bikomeye na gatatu, dore ko ngo ibashakaho ka munane nabyo turaje tubive imuzi ni muzingo. Inkongi ikomeye cyane yibasiye umujyi wa Bukavu, nabyo turabizanye tubabwire uko bihagaze kugeza amagingo yangaya. Ni muri quartier industrielle, turaje tubibabwire. Axe ndetse Nyange ahangaha werekera muri axe ya Mihara, M23 yateze ambushe ikomeye cyane, ndetse iyi ngi ikaba yamaze kuba ihitana abazalendo bo kwa General Bigabo bageze kuri 12. Byabaye saa sita n'iminota 40. Ibingibi byose operation uko yagenze reka nyive imuzi ni muzingo. Kamakombe nari nyivuze, imirwano irakomeje magingo ayangaya, ndetse urubanza rwa Joseph Kabila Kabange biravuga ko rwakomeje, ariko kandi uwo bita Corneille Nanga yagize icyo yibwirira President Felix Antoine Tshisekedi. Turabigarukaho ndetse turaza kuba dusimbukira ku nzinduko zikomeje gukorwa na General Pacifique Masunzu, ndetse uyu mugabo ukiri ku buyobozi bw'akarere ka gatatu ka gisirikare, nabyo turabigarukaho. Ariko muze kunyemerera mu by'ukuri kugeza amagingo yangaya yuko habaye gukozanyaho muri sheferi ya Ngweshe, ahanga akaba ari muri territoire ya Warungu. Turabiva imuzi ni muzingo mu gace ka Munguri, Ibuga, Budacya, Nyarubande, Mugogo, Kanyatsi, Musheberi, Bukara, ndetse no mu nkengero za Birambizo, ndetse no mu gace ka Rubwe y'amajyepfo. Ikitwa urusasu gikomeje kugenda cyumvikana mu gace aho bita ahangaha muri gace ko bita Cyanjikiro, rwamaze kuba rusakirana hagati ya Wazalendo na FARDC ndetse na M23. Ariko kandi nitugaruka kuri axe ya Butenderi hari hakurya ya za Muheto, naho turakubwira uko situation imeze, dore ko aka gace kagarutswe mu itangazo rikomeye cyane, ndetse ryavuzwe ndetse mu buryo bw'amajwi na Lawrence Kanyoka, akaba point focal mu bya communication muri AFC M23. Turagusuje kandi tuguhaye ikaze wowe udukurikiye aho uherereye hariho hose, ndetse tubasuhuza mwebwe muba mubana natwe muherereye ibwota Masimbi. Turabasuhuje abadukurikira muherereye ahangaha mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda, turagusuhuje. Ariko kandi n'abadukurikira bari ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, namwe tubahaye yambo. Abari mu karere mwese tubahaye ikaze muri aya makuru y'iki gicamunsi. Uyu munsi turi tariki 31 ukwezi n'ukwa karindwi 2025. Ariko kandi murabona ko turi mu mpera z'ukwezi muri rusange. Ariko kandi icyo tugusaba mu by'ukuri ni ukukomeza kubana natwe mu postinga ibiganiro byacu, ndetse munagerageza gukora comment, dore ko tuzitaho ndetse tukanazisoma tukareba icyo muba mutubwira muri rusange. Ngewe nk'ibisanzwe ni Rafiki Kijana Macacari, munyemerere tuze kwanzikira muri axe ya Rubero. Turatangirira muri Rubero kuva mu masaha ya mu gitondo, ibintu ntabwo byari byoroshye ahangaha. Ni nyuma yuko ku munsi w'ejo n'umundi M23 yagaragaye, ndetse mu gace ko Karenga aho bita Kipese, bagasa nkaho bagiye kwegera mu gace ka Musienene, aho byavugwaga ko bashobora kuba bari bagiye gutraversa ndetse bakagera aho bita Irukanga, dore ko bari bashaka ku izola cyangwa se gutandukanya umujyi wa Rubero, ndetse nahangaha bari bashaka gutandukanya umujyi wa Rubero ndetse n'umujyi wahangaha Butembo. Murabizi ko umujyi wa Butembo ni umujyi munini cyane, ndetse akaba ari n'umujyi w'ubucuruzi uzwiho cyane. Uyu mujyi rero ukaba uri kugerwa amajanja na M23, benshi bavuga bati ese ibi bintu ni biki M23 ko igerageje kwegera muri axe zitari izayo? Hari ikintu gikorwa mu bya gisirikare, ibintu bakunze kwita zone tampo, nibyo ndetse mu kanya uwo bita ko Wilingoma yatangarizaga abaturage babwira ibigenda bivugwa na leta ya Kinshasa, bivuga ukuntu M23 ishobora kuzasubira inyuma, ababwira ati twebwe gusubira inyuma kwacu, ndetse no kuvuga ko hakenewe ingabo ndetse zitagira uruhande zibogamiyeho cyangwa se ziherereyeho. Izi ngabo zikaba zishobora kuzaza hanyuma tukarekura 5 km cyangwa se ibirometero 5, na leta nayo ikarekura ibirometero 5, hanyuma bya birometero 10 akaba ari byo hagati kuri ligne de front, hanyuma akaba ari byo bikontororwa
na za ngabo zidafite aho zibogamiye zizaba zashyizweho n'umuhuza. Uko niko gusubira inyuma, uko niko kuva mu birindiro. Ati byo kuva mu birindiro byo ibyo mu byibagirwe. Ni mu kanya ubwo habaga inama ahangaha mu Birere, ndetse yaje mu by'ukuri kwitabirwa na bamwe mu bakadre bakomeye cyane ahangaha muri FCM 23 ubwo baganiraga n'abaturage bo muri quartier ndetse ziri ahangaha hafi. Yemwe hari quartier Mapendo, hari quartier Kahembe ndetse n'abagiye baturuka muri Murara, bose bakaba bari bagerageje kwitabira iyi sensibilisation ku rwego rwa hejuru. Ariko kandi nuko nari nsimbukiye kuri ibyo ngibyo navugaga ikitwa zone tampon. Ingabo za UPDF igihe M23 yashamiranaga na M23 ishamirana n'ingabo za FARDC, ikitwa UPDF yagize itya iravuga iti ntabwo ibintu bishobora gukunda, atahubwo hagati yanyu hangaha muri Rubero, dore ko natwe duhari kandi tukaba dushinjwa ko dufasha M23 kandi ubundi tugakorana na leta ya Kinshasa. Reka habeho ikintu cyitwa zone tampon cyangwa se agace tugomba kugenzura twebwe ubwacu, hanyuma hahe kuzagira utera undi. Byarangiye ingabo za UPDF zikavuyemo. Nibyo rero ngo byaje gutera impungenge zikomeye cyane. Hanyuma leta ya Felix Antoine Tshisekedi nta kindi yakoze uretse kuba yagize itya igahita ibona M23 yegera imbere, barangiza bagatangira bagakomera. Ni nyuma yuko General Pacifique Masunzu we ku giti cye yari yavuze ko ngo bagomba guhagarika imirwano, ariko iyi imvugo akaba ari imvugo itandukanye cyane ndetse n'ibiri hano kuri tele, dore ko icyitwa Wazalendo bo bamaze kuba ibingibi babitera utwatsi. Rero M23 yari yamaze kuba yegera imbere ngo ndetse ngo ikaba iri no gukora uburunzi kugeza amagingo aya ngaya. FARDC rero ikaba yabwiye UPDF ati nyabona ati mugende mutubarize M23 ibyo dushakaho, ati ishobora kuba ndetse ishaka kutugabaho ibitero, kandi kikaba ari ikibazo gikomeye cyane cyo kudukatinga abari muri Rubero bakasigara ndetse n'abari mu bindi bice bya za Butembo nabo bagasigara ukwabo. Kikaba cyari ikibazo gikomeye cyane rero, kikaba cyateje umwuka mubi nkuko twagiye tubigaruka ku munsi w'ejo, n'ubu ngubu akaba ariko byari ibikomeye. Tuvuye muri ibyo bice mu nyemerere mpita nsimbukira muri territoire ya Rucuru. Ubwo nuko nkuko biba bimeze muri territoire ya Rucuru mu duce twinshi tugeze muri turindwi. Ubu ngubu nito turi kumvikana amasasu, gusa biragoye guhita aka kanya muri aya masamba abwira ngo situation uko ihagaze nuko jusqu'à maintenant situation iritandi nkuko benshi bakunze kubivuga. Ni ukuvuga ngo harimo harumvikana ikitwa Rusoro, ikitwa Wazalendo barimo barabahiga mu duce tugeze kuri turindwi. Harimo agace ka Munguri, harimo agace ka Ibuga, harimo agace ka Budacya, harimo agace ka Nyarubande, harimo agace ka Mugogo, harimo agace ka Kanyatsi, harimo Musheberi, harimo Ubukara ndetse n'inkengero za Birambizo ndetse na hariya muri axe ya Rubwe y'Amajyepfo. Amakuru harakatubwira ko ngo hari FDLR, umuyobozi wa FDLR wabaga mu gace ko bita Byumba, ngo akaba yaraje agahungira mu gace kaza Musheberi, ngo akaba ariho yaraherereye. Uyu mugabo hakekwa ko ashobora kuba ari Guillaume. Uyu nguyu akaba yaramaze iminsi ahigishwa uruhindu ndetse no muri parike zanga za Kazaraho ariho yakekwaga. Uyu nguyu rero nanone akaba yaramutse ahigwa ndetse nemwe n'uyu Dominique Ndaruhutse akaba akomeje guhigishwa uruhindu ndetse na M23. Iki ngiki rero akaba aricyo cyatumye uduce twinshi two muri sheferi ya Bwito turamukiramo ikitwa imirwano. Tubibutse ko ku munsi w'ejo imodoka ndetse yari turutse mu gace ka Nyamirima igeze Kiseguru, bivuga ko yari itwaye impungure cyangwa se ibigori. Biravuga ko ari y'abaturage, ariko ikitwa Wazalendo cyo kikigamba ko ndetse na FDL bakigamba ko ngo yari itwaye impungure zo kujya kugaburira abasirikare ba M23. Iza gutwikwa yose irakongoka. Ni byabereye muri groupement ya Binza, akaba ari mu gace ka Kiseguru. Urabizi ko kugira ngo ugere Kiseguru uca ari mu birometero mu by'ukuri ngo yatwikiwe 17 uvuye mu mujyi wa Kiwanja. Uvuye Kiwanja uca Kinyandonyi, Gisharo, Kiseguru, Katwiguru, Kiseguru, Binza, Katwiguru, Nyamirima ndetse werekeza Shasha ku mupaka w'igihugu cya Uganda. Twe duce twose
kugeza amagingo yanga tukaba dukontororwa na 23. Ibyo ngibyo nibyo bikomeje kugenda bivuga muri territoire ya Rucuru. Tuyivemo na amasaha ya breaking news, nta analize mu by'ukuri tuba tugomba kugenda tugarukaho. Tuyivemo duhite twerekeza muri axe ya Canjikiro. Canjikiro ni muri territoire ya Warikare, hakaba muri groupement ya Ikobo. Iyi akaba ari groupement ndetse ikomeje ndetse ngo kuvugwaho kuba ikontororwa na 23 ndetse ngo igatera impungenye zikomeye cyane uyu mujyi wa Pinga. Uyu mujyi wa Pinga ukontororwa na leta ya Kinshasa, ariko bikaba bivugwa ko 23 ikomeje kucuma, imirwano igakomeza kugaragara ku mpande zombi ndetse n'imyiteguro. Yemwe hoherejwe ingabo nyinshi cyane muri ibi bice, yemwe si ibyo gusa, hoherejwe nanone ikitwa abasaza ngo ndetse bashobora kuza komandinga uru rugamba rugomba kuzabera ahangaha muri Pinga, dore ko ubwoba bahora bafite ubwoba batekereza ko 23 ishobora kubinjirana muri centre ya Pinga. Kabone nubwo iyi centre bayirimo bashobora gukora withdraw, ariko byabagora cyane, dore ko aho bashobora gukorera withdraw ari gusubira inyuma bagaca mutongo bagahinguka aho bita Nyabyondo, akaba ariho hari umuhanda. Ibi rero biragoye cyane kuko Nyabyondo irakontororwa na 23 kandi niwo muhanda. Ubundi ibyaba bisigaye niba hari igikoresho gifite aho gihuriye n'imodoka kugeza ubu cyamaze gukatingwa tayari, n'imodoka ntiyakora uretse indege yonyine, no kuvuga ko bahungira mu mashyamba ndetse 23 igakomeza igahuza uriya muhanda n'uwa Mutongo ndetse n'uyu nguyu wa Nyabyondo. Icyo rero kikaba ari cyo kibazo gikomeye cyane kugeza amagingo yangaya, kumva ko Pinga iri hagati ndetse ibikoresho byinshi byamaze kurundwa hanga muri Pinga bikaba bishobora kwigarurirwa na M23. Ikindi kivugaho bibutse ko ikiraro cyahangaha ndetse cyari cyaraciwe n'uwo bita General Guido Shumurayi kugira ngo 23 azerekera muri ibi bice, byaje kurangira iki kiraro kigize gite gikozwe gisanwe, kikaba ndetse ngo cyaruzuye gitwaye ibihumbi 100 by'idolari, nubwo kikugeza amagingo yanga kitaratahwa, dore ko umuvandimwe ukuriye inyubako yacyo ku munsi w'ejo aribwo yambwiraga ati iki kiraro ni kimwe mu biraro bishobora kuzaba bikomeye cyane ku rwego ndetse abantu bazumirwa bakavuga bati 23 genda ukunda ibintu bijyanye n'ibikorwa remezo. Tuvuye ahangaha mu nyemere duhite dusimbukira muri territoire ya Masisi. Ubwo tumaze kuva muri Warikare tayari twinjiye muri territoire ya Masisi. Amakuru atugeraho akatubwira ko muri axe ya Nyange ahitwa Mihara, mw'abantu mwe, iyi yo ni breaking news yo ku rwego rwo hejuru. Agace ka Mihara kakozwemo ngo cyitwa operation yo ku rwego ngo rudasanzwe, ngo kuko izi wazalendo zari zagabye igitero gikomeye cyane ndetse ngo bafite plani ngo cyari igitero, ariko kandi ngo barimo bigendera. Ni ukuvuga ngo baturutse aho bita Kwihembe. Ubundi Kwihembe uhagera uturutse Pinga, bishatse kuvuga ko kugeza amagingo ya ikitwa wazalendo za Semsinyatura FDR n'abandi aha muri Rucuro ibikoresho mu by'ukuri bisa nkaho byamaze kubabera ikibazo kubibona, kuko nta nzira bafite. Ramforo biragoye kugira ngo bayibone, kandi ibikoresho basa nkaho bavanye mu mujyi wa Goma bisa nkaho byamaze kuba bibarangirana. Abangaba rero bagira batya bakinyabya bakanyura ahangaha muri Rucuro bagakwepa bakanyura bagakikira umuhanda wa Nyarubande. Ahangaha ni muri Bwito, bakasa n'abakase ntibace za Kibirizi, bagakikira bakaza bakwepa bakanyura aho bita n'ubundi bagahita bahinguka mu Jitene mu Cyayi, bakagenda batarasa ubundi bagasa n'abakwepye mweso bakayisiga haruguru pilote ntibayinyuremo, bagasa n'abanyuza aho bita muri axe ya za Gashasha. Ubundi bamara kunyura Gashasha bagahita bakata bakanyura mu Rugara aho bita Rugarama. Rugarama ntabwo ari ya Gicanga, abantu babyumve neza. Bamara guca Rugarama gahinguka aho bita Inyange ntibayigeremo muri centre, bakagenda badoginga bagakata bakagenda bagasiga Kivuye ku ruhande nayo bakayisiga, Misozi ya za Bukumba bakayisiga, kuko bashobora kuhahurira na 23. Bagakwepa bakagenda bagahita bahinguka aho bita muri axe, bagahura na bagenzi babo bakagaba igitero kugira ngo n'ubundi babone inzira. Ubundi bagenda bagaba ibitero batambuka kugira ngo bajye gushyikira ibikoresho, bagera ku Ihembe bagera Ikivuye
kivuye ku ruhande n'ubundi ntago bagaragara mu masantere bane bagenda baca bakoresha ndetse ngo n'amajoro nk'uko umwe mu banyuze iriya nzira wageze muri biriya bice wo muri Aduyi yaje kuba abidutangariza. Yahoze ari umupolisi aza kuduha amakuru atubwira inzira bagiye bakoresha ndetse kugira ngo bagere muri ibyo bice ndetse nuko bajya basubira inyuma kugira ngo ibikoresho babigeze muri teritwari ya Rucuro, ubundi bagakomeza bagahita bagera ku ihembe, ubundi ku ihembe ukabirinduka bakikubitaho bita ibirihi, bakava birihi bahita bakata bikubita pinga, ubundi bagashyikira ibikoresho n'ubundi iyo nzira bakongera bakayikoresha ariko bitwaje amajoro ndetse babona batari butangirwe ubundi ntibarase, bikagorana cyane rero kumva ko mu 23 ushobora gukontorora zone zayo zose metero ebyiri zose kugira ngo zikontorore, murumva ko biba bitoroshye. Aba rero bakimara kuvayo none amakuru yari yamenyekanye bageze mu gace ka Mihara, agace ka Mihara ndetse no muri direction ya Nyange baje kuba abasirikare ba General Bigabo ndetse bakunze gufatanya na APSR sanga muri axe ya za Mutanda, baje guhura na mbushi ikomeye cyane. Imboni yacu ihari gatubwira ko aba bahasize 12 bose ndetse baharyamye ndetse ntabwo babonye n'umwanya wo gutwara ibikoresho bari bavuye gushyikira muri ibyo bica. Amakuru tugera tubwira ko iyi nzira mu by'ukuri M23 yamaze kuyita muri yombi ndetse yibona ikavuga iti uzajya unyura ahangaha ndetse ubiza mugora cyane. Uyu rero akabari ari embargo twavuga ko yafatiwe aba basirikare bo kwa General Bigabo ndetse na Dominique Daruhutse ku bijyanye n'iby'ibikoresho bikaba bishobora kuzabagora ku rwego rudasanzwe. Munyemerere mpave bitansimbukira muri mu nkongi y'umuriro yibasiye umujyi wa Bukavu ahitwa quartier industriel, amazu yahiye ku rwego rukomeye cyane ndetse abaturage bakaba barimo gutabaza. Bukavu ikomeje kwibasirwa bidasanzwe n'inkongi y'umuriro, dore ko ibingibi bikunze kuba mu gihe cy'impeshyi nk'iki ngiki. Sinzi rero imyanzuro iri buze gufatwa n'abayobozi ba M23 muri cyangwa se na guverineri wa Kivu y'Amajyepfo mu buryo bwo kurwanya izi nkongi z'umuriro. Hanyuma tuvuye muri Bukavu dusimbukire mu gace ko bita Kamakombe, ibi bidasubirwaho kangaka noneho nyuma y'imirwano yabaye ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi w'igitondo karimo karakontororwa na M23 nyuma y'imirwano ikomeye yatangiriye mu gace ko bita Mbayo. Iyi Mbayo M23 kaza kubakuramo bikarangira isa nkaho ni muri groupe ya Burare, bikarangira ndetse bajyanye kure y'ikibuga cy'indege. Iyi rero aka gace ko bita aka gace n'ubundi kitwa Kamakombe nako kaba kabereyemo imirwano. Urubanza rwo bita Joseph Kabila Kabange rwatangiye, ariko kandi di uwitwa Corneille Nanga Yebelo yababwiye ati mwabano mwe ati nubwo muri kuburanisha atariko ubwenge bwanyu buri hasi, ati Joseph Kabila Kabange aranga ati muze mu mushyikire niba muri ba president ndetse muze mu mute muri yombi, hano ni muri Kongo naho ni muri Kongo, mureke gucira imanza abantu batari hanze igihugu batahunze igihugu. Ati Kabila ntiyigeze ahunga igihugu atakirimo, ati muramucira imanza mute kandi ahari mukamujija par defo kandi muza aho ari mwaje mukamufata. Ngicyo icyo Corneille Nanga yabwiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Witwa Masunzu akomeje ndetse mu by'ukuri kugenda atembera muri axe zigiye zitandukanye aganira n'abasirikare bari ku rugamba. Amakuru dukora aratubwira ko ngo arimo arababwira ati nubwo natanze telegrame yuko mugomba kwirinda kurwana atariko mujye mu Rwanda, ati mube stand by, ati musirikare tugomba kugira ibyo tuvuga atariko ibyo dukora bigakomera cyane, ati ibikorwa bibe byinshi. Biragaragara ko ari amakuru mu by'ukuri twabashe gukura indani kwa ndani yuko ngo ndetse bakomeje kwitegura imirwano. Uyu mugabo witwa Pacifique Masunzu. Hanyuma muri sheferi ya Ngweshe naho habayeho gukozanyaho. Hanyuma hakurya muri Bashari Ikaembe aho bita za Butenderi naho hakaba mu by'ukuri haje kubura imirwano, kabiri mu birometero bike cyane na centre ikomeye cyane yitwa Muheto. Ibingibi akaba ari byo Lawrence Kanyuka yaje kuvuga mu itangazo yatanze mu makuru ya mu gitondo. Aka gace n'ubundi ngo ibitero biba bituruka mu bice
bice n'ubundi bikontororwa na leta, ariko kandi wenda icyo dushobora kuvuga nuko M23 ngo ikomeje kuhagarara neza cyane gitwari kugeza amagingo aya ngaya. Hanyuma imirwano ikomeje iri muri Ikobo n'iri muri Rucuro, turaza kuba tuyigaruka mu makuru yacu ari imbere, dore ko iyi mirwano ishobora kuba ndetse iri buze gukomera isaha iyo ari yo yose. Yatangiye mu masaha ya nyuma ya saa sita n'ubundi mu kanya, ikaba ndetse ikomeje kugeza magingo aya ngaya. Reka mbashimire ndetse mu by'ukuri mbabwira ko mugomba gukora subscribe niba utarayikora, ariko kandi niba warayikoze like, share na comment byaba byiza cyane, tugakomeza twubaka umuryango mugari wa Intare Official. Murakoze cyane, amakuru yacu nakagaruka. Bye bye.